ndagira ngo ngire icyo ntangariza abanyarwanda ku byerekeye kiriya gikorwa gifuditse giherutse gukorerwa mu Bufaransa bise ngo guverinoma yo mu buhungiro ya Nahimana Thomas. Icya mbere nagira ngo mbwira abantu ko nubwo bavuga ko bashobora kuba bayikora mu rwego rwo guhangana na leta iriho, urebye ni njyewe bahangana nanjye n'umushinga wanjye mparanira kugira ngo urubuga rwa demokarasi nyine rwaguke mu Rwanda. Ni ukuvuga ko kuba banciye inyuma bakaba badahitamo kuba batega amatwi umushinga mbategurira, barambangamiye banabangamiye n'abanyarwanda bose bifuza ko ibibazo by'u Rwanda byakemuka mu mahoro, kuko iriya leta bavuga ngo bashyizeho ni gashoza ntambara. Ni ukuvuga ko ejo tuzumva bashyizeho ingabo, ejo bundi twumve batangiye gutesha umutwe abanyarwanda bashaka kudusubiza aho dukomotse. Nkaba rero nsaba abanyumva n'abakomeje gukurikirana umushinga naje gutangaza mu Rwanda ko twasobanukirwa twese, cyane cyane abari hanze, icyo dusabwa, uburenganzira dufite. Iriya leta ishingiye ku kudasobanukirwa. Ntabwo ari uko umuntu aba mu Bufaransa bivuga ko azi ibyo afiteho uburenganzira. Icya mbere ni uko uriya perezida w'iriya leta ntabwo yakurikije inzira tugomba kunyuramo kugira ngo duharanire uburenganzira bwacu. Abantu rero baba mu mahanga, cyane cyane nkaba mu mushinga wanjye wo guhuza ubumwe bw'abanyarwanda bari imbere n'abari inyuma, nzatinda mu gusobanurira abantu uburenganzira bafite. Ntabwo kugira ubwenegihugu uri hanze, haba mu Bufaransa cyangwa se mu kindi gihugu, bihagije kugira ngo umuntu yisanzure, kugira ngo umuntu yumve ko afite ubushobozi bwo kuba yakora politike mu gihugu cye. Kugira ubwenegihugu wenda bw'Ubufaransa cyangwa mu kindi gihugu cyose cy'i Burayi, iyo wari impunzi ntibikubuza gukomeza uri impunzi. Abantu bamenye yuko kugira ngo ushake ubwenegihugu bwawe bw'igihugu cyawe uvuye mu buhunzi, ugomba kurekura ubwo buhunzi, n'ubwo ukegera ishami rirengera impunzi y'icyo gihugu kiba cyarabuguhaye, bakagusubiza ibyangombwa byo ushobora gushingiraho noneho usaba ibyangombwa by'igihugu cyawe. Hari benshi rero ibyo bintu mutabizi. N'uriya mugabo Nahimana akaba yaritwaje ubwenegihugu bw'Ubufaransa avuga ngo agiye gukora politike mu Rwanda. Nkabashimiye ko igihugu cyanjye u Rwanda gifite amategeko aremereye, amategeko akomeye tugomba gushingiraho. N'uwashaka kugira ibyo ahindura akaba agomba kubanza kwemera ayo mategeko. Byaravuzwe cyane ngo bamwangiye kwinjira, ariko ndahamya ko nta muntu n'umwe wayobora igihugu washimishwa no kumva ko umuntu ufite umufaransa runaka aje gukora politike mu Rwanda. Niba rero Nahimana atarabigezeho, si ngombwa gushaka gukora ku ngufu, ahubwo nimusobanukirwe namwe mwese mumukurikiye impamvu bitashobotse. Muri mu rwego rumwe, mwisangira ubujiji, kuko gusaba uburenganzira bw'igihugu cyawe tubifitiyeho uburenganzira twese, ariko bifite inzira bigomba kunyuramo. Tuvuge rero ko wenda bamushyizeho amananiza. Nta mananiza, ahubwo niba nyine ataratekereje ibyo, ni ngombwa ko twebwe noneho dusigaye dufite imishinga dushaka gukora mu gihugu cyacu, tutaca muri iyo nzira. Bitabaye byose muzashyiraho leta zingahe? Jewe mu mushinga wo guhuza abanyarwanda bari imbere n'inyuma, nicyo nzabasobanurira. Abafite ibyangombwa bibatuza mu gihugu runaka, byaba iby'impunzi cyangwa se bitari iby'impunzi, indi ntambwe ikurikiyeho ni ukwegera ambasade. Muranabizi ko ambasade z'ibihugu ziri hanze zitafata abanyarwanda ngo nuko baje bazigana, kandi aho bari badafite ibyangombwa byo muri icyo gihugu. Ni ngombwa kubanza kugira ibyangombwa byo muri icyo gihugu kugira ngo wegere ambasade, wibwire uti rero ntuye muri iki gihugu, nkaba nshaka no kugira ibyangombwa by'igihugu cyanjye. Bitabaye ibyo, ambasade yaba iriho ifasha abantu binjira mu bihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo byose bigomba kubahirizwa. Rero iki gihugu wakinjiyemo ukabona ubwenegihugu bwacyo
ukabona n'amakarita agenga abanyamahanga muri icyo gihugu, kongera kubivamo bifite izindi nzira bicamo. Niyo mpamvu rero ikintu yenda ashobora kuzasaba mu minsi iri imbere mu rwego rwo korohereza abashaka ibyangombwa by'u Rwanda, ni uko abantu bari mu buhunzi bashobora gusaba ibyangombwa by'impunzi, dushobora kubaha uburenganzira bwo gutanga ibyo bari basanganywe nyuma. Kugeza ubu byasabwaga ko babitanga mbere. Mwese rero muryamanye ubwenegihugu bw'ibindi bihugu, mujye mwibuka ko mukomeza kuba impunzi. Niba mutashye mu gihugu bakabakira, mukurikiza amategeko y'abanyamahanga, ubwo nyine muri abanyamahanga. Gukora politiki rero ntibiri mu byemewe. None se iyi leta yagiye gushingira ku muntu washingiye ku bujiji, turayivuga dute? Mwimbangamira, namwe mwibangamira, mubangamira n'abanyarwanda twese. Ni umuvandimwe Thomas Nahimana. Ariko banyarwandakazi, hagiye hakorwa cyane ibintu byo gusuzugura abanyarwanda bagenzi banyu, basuzugura amategeko y'igihugu cyanyu. Ntabwo bikiri ngombwa. Twiyubahe kandi cyane cyane twubahe umuntu uba umaze gutera intambwe, gufata umushinga. Nifuriza abanyarwanda bose, mugaca inyuma mugashaka gufata intwaro. Aho ngaho nicyo cyanteye inkunga yo kuvuga nti mbuze abanyarwanda bari hirya no hino batekereza ko gufata intwaro aricyo gisubizo. Abazanshyigikira ni abemera ko ubutegetsi bushobora kujyaho biturutse mu byifuzo by'abaturage, kandi bitanzwe n'umuturage udakoresha intwaro, udashyigikiye ibintu by'intwaro, ahubwo wifuza ko intwaro iri ku buyobozi, ni ukuvuga abasirikare n'abapolisi bashinzwe kuducungira umutekano, ari abacu, ari ingabo z'igihugu, bityo tukagendera muri urwo rugendo. Nuko rero icyo gitekerezo nashaka kubaha, kugira ngo cyane cyane abari mu bihugu hirya no hino muri Afurika, muri Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Malawi n'ahandi, muhagurukire kubaza uburenganzira bwanyu. U Rwanda ruzaharanira kubarengera aho muri. Si na ngombwa ko yamvugo yo gukomeza ngo abantu nibataha ari ngombwa, ahubwo gufungura amarembo mukashaka inzira zituma mutaha. Abadashaka kwirihira indege mutifitiye ubushobozi, mwegere HCR. Yatangiye gahunda yo guha ubushobozi abantu batifashe bashaka gutaha. Abafite imirimo, imishinga inyuranye, bafite ubushobozi bw'ibyangombwa, badakeneye ayo mafaranga HCR baha, muvuga ngo ntica n'ikize, ni ugushuka n'ibiki, nimwishakire pasiporo maze mujye mu gihugu uko mushaka. Gahoro gahoro ibintu bizajya mu buryo. Abategura bose gukoresha intwaro bazacibwa intege nuko mushyigikiye igitekerezo cyanjye. Ngaho murakoze, dukomeze rero dusangire ibitekerezo.